uyu munsi turashaka kuza kureba uburyo Antikristo azaboneka, azava he, azaturuka he, kugira ngo agaragare none isi yose mubone. Antikristo rero ntafite intego cyane yo kwereka ab'isi, afite intego cyane yo kwereka. Twabonye ko mu Baroma igice cya 11 umurongo 28 Pawulo yavuze ngo ariho twabonye ko itorero riri hagati y'ibyumweru 69 n'icyumweru cyuza 70. Icyo cyumweru nikiratangira, ahubwo itorero ririmo aho hagati, akaba icyo gihe cyitwa igihe cy'ubuntu, kuko iki cyumweru ibigomba kugisohoramo n'ubundi ni ukuza kwa Kristo. Reka mvuge nibuza nk'ibintu bigeze kuri 6 bigomba kuba muri iki cyumweru. Iyi myaka 7 twabonye ko muri Danieli ibice 9:27 marayika yisobanurira Danieli, yamubwiye ibizakorwamo ariko ayigabanyamo ibice bibiri. Agaragaza ibizakorwa mu myaka 3 n'igice ya mbere, agaragaza n'ibizakorwa mu myaka 3 n'igice ya kabiri. Amayoberane y'ubugome bwa Antikristo ariho, arakorera mu nzego za politiki z'ubutegetsi bw'isi, arakorera mu madini, arakorera muri siyansi, arakorera muri filozofi, arakorera mu bwenge bw'isi bwose twirwa tuvoma. Nta muntu ushobora kuyobora muri Isiraheli. Ubu noneho tekinoloji bagezeho, mu mitima yabo Imana yabakuyemo ikintu cyitwa gusaba imbabazi, mu mitima yabo Imana yabakuyemo ikintu cyitwa kwinginga. Icyo gihe itorero rivuye mu isi nibwo bazongera basubizwa umutima wo gusaba imbabazi, basubizwa umutima wo kwinginga, kandi nabwo Imana izabumva. Kandi icyo gihe umwisirayeli wese azakizwa, umuyuda wese azakizwa, kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu. Ubwo ni kuri twebwe abanyamahanga, ariko kubwo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundo ku bwa basekuruza. Ubwo basekuruza ni aho yavuze ngo jye naje mu izina rya data nimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye we muzamwemera. Uwo yavugaga na Antikristo. Antikristo ntabwo azaza mu izina ry'Imana, azaza mu izina rye ariko yita ko ari we Mesiya, kandi icyo gihe abisirayeli bazamwakira bamwemere ko yaba ari we koko, kuko isi izaba iyobowe n'itegeko rimwe rya Antikristo. Abisirayeli rero ntibazariyoboka. Kutariyoboka kugira ngo abafatishe nuko agomba kwiyita ko ari we Mesiya bari barategereje. Antikristo azataza ku mugaragaro, akaba ari cyo gihe cye cya gatatu cyo gukora kwe ku mugaragaro, akigaragaza. Tugiye kureba rero uburyo azaboneka. Reka dusome ijambo ry'Imana. Antikristo mu kuza kwe mu isi, ndashaka kuvuga nibuza nk'ibintu 3 azifashisha mu kuyobora isi, cyangwa se 4. Icya mbere, azaba afite rero idini, kuko isi yose izaba igizwe n'idini rimwe. Ekumenisme ari bwo bumwe bw'amadini cyangwa se urwiyunge rw'amadini. Iki kintu kizagira imbaraga cyane igihe ntabwo itorero rishobora kwifatanya n'amadini. Amadini yazihuza, ariko intego yabo ni ukuvuga ngo isi izaba igizwe n'idini rimwe, kandi igizwe n'ifaranga rimwe ari ryo riyoboye isi. Kubera icyo ari ifaranga rimwe, ni uko ubutegetsi bwose buzaba buri mu maboko ya Antikristo. Nta kuvuga ngo igihugu ngo kiriyoboye ngo ku ifaranga ryacyo. Ibi bintu byaje byitwa cryptocurrency. Murabona ko hari ifaranga ryaje ryitwa Bitcoin. Iki giceri cyitwa Bitcoin ngira ngo uyu munsi, kuko Bitcoin ntabwo yemewe mu bihugu byo mu isi, ariko kandi iranakoreshwa mu bihugu, kubera ko Imana ari umuriro ukongora, kandi twaba tubona ko Yesu, Imana n'Umwuka Wera bose ari umwe, kandi Umwuka Wera akaba yaroherejwe mu itorero. Yesu ari we umwohereje, bivuga ngo itorero ubwaryo ni umuriro. Iki cyiciro cya mbere kirimo kuzamurwa, 2 kikaba kirimo kuza kwa Antikristo no gukora kwe ku mugaragaro, 3 kikaba kirimo gupimirwa imirimo ku itorero. Turashaka no gusobanura rero Antikristo azakomoka he, azaboneka te, bizagenda gute. Kuko aramutse adakomoka mu muryango wa Yuda, ntabwo abisirayeli bashobora kumwemera. Tubonye ko Yesu naza agarutse, iyi myaka 7 izaba itangiye isaha ya mbere, umunsi wa mbere, icyumweru cya mbere, ukwezi kwa mbere, umwaka wa mbere kizaba gitangiye. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana, nshuti mukundwa kandi muvandimwe wo gukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Imana ihire imirimo y'amaboko yawe. Turashimira Mwami wacu ku bw'uyu mwanya ngiye kuduha kugira ngo tugaruke twongere kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe. Mana, turagushimiye kubwo uyu mwanya mwiza wongeye kuduha, kaba wongeye kuduhuriza hamwe na bagenzi bacu badukurikira bari mu bihugu bitandukanye, bari hirya no hino, bakurikira ubutumwa bwiza buri gutambuka kuri iyi platform. Bahabwa umugisha nawe, kuko bakomeza gufata umwanya bagakurikira ubutumwa bwiza tugenda tubagezaho. Turagusaba kubana natwe kugira ngo turinde imbaraga zose za Satani,
kandi dushoboze kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo bubashe kubera umuyoboro mwiza abantu bose babukurikiye. Ari none ahangaha n'abazabukurikira mu gihe gitaha, buzafashe buri muntu wese uzaba bwumvise. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe nitwa Missionary Jean-Luc Ikingeneye. Uyu munsi turagarutse mu gitabo cyitwa Ukuri Ndahishwe. Nk'uko bisanzwe rero iki gitabo ngira ngo murakizi, gikuyemo inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu. Iki gitabo kikaba kirimo ubutumwa bwiza bushobora gufasha umukristo wari wese cyangwa se umuyobozi w'itorero runaka kugira ngo abashe gufasha abakristo basobanukirwe ibyiringiro byabo. Nkuko twabonye ko mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito ibice 2 umurongo wa 13 yavuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ko bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Nukuvuga ngo ibyiringiro by'itorero, ibyiringiro by'abizera nuko Yesu agomba kugaruka. Kubw'iyo mpamvu twabategura iki gitabo Ukuri Ndahishwe kugira ngo umuntu wese abashe kugisoma asobanukirwe neza ibyiringiro. Biba bibabaza kubona umukristo ashobora kuba mu buzima bwo kwitwa umukristo ariko akaba adasobanukiwe neza ibyiringiro bye byo kugaruka kwa Yesu. Bizaca he? Bizagenda gute? Ubundi gute bizaba bimeze? Ese ubundi ngiyewe nzava mu isi koko? Ese ubundi nzajya mu ijuru? Ibi byose akwiye kubimenya. Iki gitabo rero gikubiyemo ingingo 12 zirebana n'iyo ngingo imwe, aho twagarutse cyane ku birebana n'isi, uko itorero rizava mu isi, imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu, igihe cy'umubabaro ukomeye ku Bisiraheli cyo bita Grande Tribulation, hakazamo icyo gupimirwa imirimo ku itorero, hakazamo ko bw'umwana w'intama, intambara ya Armagedoni, ingoma y'imyaka 1000, intambara ya Gogi na Magogi, kuzamurwa ku itorero rya kumurikirwa Imana Data wa twese mu ijuru, ikaze rizahabwa n'Imana Data wa twese n'abamarayika n'ibizima n'abakuru ndetse na Yesu. Hanyuma ingingo ya 9 urubanza ku batuye isi, ku bantu bazazuka ku muzi wa kabiri. Ingingo ya 10 kwinjizwa mu murwa wera Yerusalemu nshya, ya indi Yesu agiye kudutegurira. 11 igitaramo gikomeye kizabera muri uriya murwa. Ingingo ya 12 ni ukumanurwa k'umurwa wa Yerusalemu nshya tuze kubaho ubugingo bw'iteka ryose. Iki ni igitabo cyiza rero, turasobanura neza tukinjira tugasobanura inyamaswa iyoboye isi n'uburyo iri kwitegura kuzahangana na Yesu. Turasaba umuntu wese ugishaka kuba yatwandikira kuri WhatsApp. Nimero zacu ziri kuri YouTube channel, ureba aho hasi urazibona, hanyuma ukatubwira uburyo kikugeraho, kuko abantu bose n'abari hanze y'igihugu kiri kubageraho. Tumaze iminsi turi kwiga ku ngingo yacu ya 2 irebana n'imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu. Ngira ngo twashoje igihe cya mbere, twari turi mu cya 2 nacyo dusa nkaho tugisoza. Uyu munsi turi bugaruka ku gihe cya 3 cy'imikorere ya Antikristo. Ngira ngo mu minsi yashize twababwiye yuko hagiye gutangira channel yigisha Bibiliya. Iyo channel rero igiye gutangira, akaba ari channel yitwa Ibona Hose TV. Imana yacu ibona hose, nta kihishwa. Ibiri mu mwijima irabibona, ibikorwa byose bikorwa mu isi Imana ibibibona, ibikorerwa ikuzimu irabibona, ibikorerwa mu kirere irabibona, ibikorerwa mu mitima y'abantu irabibona. Niyo mpamvu iyi televiziyo yitwa ngo ni Ibona Hose TV. Tushaka kugira ngo twiga Bibiliya abantu bumva uburyo Imana ibona hose. Nibiba ngombwa Imana idushyigikije tubona abantu babikunze, dushobora no kuzashyiraho uburyo ko abantu bashobora kubona certificate yuko barangije kwiga Bibiliya. Ariko tushaka kwigisha Bibiliya kuko abantu kugeza akanya benshi ntabwo bazi agaciro ka Bibiliya. N'ikiganiro cya mbere tuzatangiriraho no kubanza kwigisha no gusobanura agaciro ka Bibiliya. Abantu bamwe bavuga ko Bibiliya ari nyinshi, abandi bakavuga ko Bibiliya ari imico y'Abanyafrika, abazungu cyangwa se Abaroma baje bakagenda bayifata, bakagenda bakayandika, nyuma bakagaruka kuyiducuruzamo. Abandi bakavuga ko Bibiliya ari igitabo abazungu bifashishije mu gukoloniza Abanyafrika. Hari uburyo bwinshi, nk'abascientifique bo ntibabyemera ko ari ijambo ry'Imana. Tuzahera ku kintu cyitwa agaciro ka Bibiliya n'imbaraga ziri muri aya magambo mubona. Tuyabona ari inyuguti, ariko hari umwuka wayandikishije. Uwo mwuka wayandikishije rero afite imbaraga nyinshi. Rero tukurarikiye kubana natwe kuri Ibona Hose TV. Rwose ibiganiro byo gutangira kwitambukaho, hanyuma tugashyiraho n'urubuga rwa WhatsApp. Niba ngombwa abantu bamaze kwa benshi tuzashyiraho Telegram. Ku bantu bose bazakurikiza inyigisho kuri YouTube
channel ya Ibona Hose TV, bagomba no kwiyabonesha kuri WhatsApp kugira ngo ugira ikibazo muri izo nyigisho ajye basha kukibariza kuri WhatsApp. Hanyuma n'abandi bashaka kugira ubundi bumenyi bw'ibindi bintu ni kuri WhatsApp, ariko ni channel ifite imbaraga igiye gufasha abantu gusobanukirwa Bibiliya, kuko murabona hari uburyo tujya twigisha ngibire n'inyigisho z'abakabaliste, tugasobanura imikorere ya Illuminati, tugasobanura Freemasons, tugasobanura uburyo bw'imitegekere y'ubutegetsi bwano mu isi, uburyo hari politiki ubona ukabonera korana n'imyuka mibi, n'inyigisho z'ubuyobe ziri mu madini n'abanyamadini bakorana n'imyuka mibi. Ibyo byose tugenda twadutangaho gace, kuko Satani bafite plan ndende y'ibyo yateguye mu kurimbuza ikiremwa muntu. Twebwe tujya kubishurirwa no kubibwira abantu Satani amaze kurimbura abantu benshi. Noneho kuko we ni plan yapanze kera, ubwo niba ari plan A arakurikizaho plan B. Ubwo rero niba ari A yaririho yamaze kurimbura abantu benshi, abakozi b'Imana bakajya kuyivumbura yamaze kurimbuza benshi, agahita akurikizaho plan B nayo ikazajya kuvumburwa yamaze kwica abantu benshi. Rero iyo wasomye Bibiliya ukamenya Bibiliya, ntago twirirwa tukuzanira amakuru yamaze kubaho yangije abantu. Ahubwo wowe urabyimenyera ukamenya ngo ririya dini barayobye, kuko wowe wamaze gusobanukirwa ijambo ry'Imana icyo rivuga. Ukamenya ngo bino bintu ubutegetsi burimo kutuzanamo ni ibishobora kwangiza ubugingo bwacu, nabyo ukabimenya utiriwe rwose ushidikanya. Nta handi wabikura ni muri Bibiliya, ku buryo amakuru ya Satani azara update uhita uyamenya ku kanya, mu gihe twebwe dutanga ibintu natwe tumenya nyuma byamaze kwica abantu benshi. Rero tugiye kwiga Bibiliya, tuyisobanure, tuyige neza, tubazanye ibibazo, hanyuma turebe ko twazarangiza urugendo. Iryo ni itangazo twashaka kubagezaho rya channel igiye gutangira yitwa Ibona Hose TV. Uyu munsi rero tugarutse ku gitabo cyacu Ukuri Nahishwe, kuri ingingo ya kabiri kugira ngo tuyisoze, aho turi kwiga kubirebana n'imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu. Igihe cya mbere twarakivuze, icya kabiri nacyo twarakivuze, ari cyo gihe gikomeye twabonye kigoye, kandi akaba nacyo gihe turimo cy'imikorere ya Antikristo mu buryo bw'amayoberane. Hari amagambo twagiye dusoma akomeye nk'aya dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa kabiri, igice cya kabiri kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11, aho yanditse aravuga ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranizwa kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, naho mwamo bitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarayishurwa, ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru cyitwa Imana cyose cyangwa gisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Umurongo wa 5 Pawulo aravuga ngo nimwibuka yuko nababwiye ibyo nyiri kumwe namwe, kandi none muziki kimubuza kuza ari ukugira ngo azerekanwe mu gihe cye. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazayishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azayishurwa, ari we mwana wo kurimbuka, uw'umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka ko kuza kwe. Umurongo wa 9 aravuga ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, uko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirwe iteka. Nashaka kubwira yuko muri iki gihe, kuko abantu banze gukunda ukuri ngo bakizwe nk'uko Pawulo bivuze, bakanga kumva ubutumwa bwiza bubakiza, hari umwuka w'ibinyoma Imana yamaze kohereza uri gukorera mu madini menshi. Kuko ubutumwa bwiza bwo kuri bw'ubwami bw'Imana buravugwa, abantu bakabuhunga bagashaka gukurikira ubutumwa bwitwa prosperity gospel. Umuntu yavuga ubutumwa ari mu mwuka w'Imana, nguriya muntu ngaravuga ni hanjagari. Na Pawulo wajyaga avuga ni hanjagari. Buriya ngo ukuvuga kanga abantu, arakanga abantu. Niba umuntu agukanga ari kuvuga ubutumwa bwiza, urumva uzanguka imbere y'amaso y'Imana ute
kandi Imana ari ikanganye kurenza uwo muntu. Ari kuvuga ubutumwa bwiza, none mu byo avuze ngo arakanga abantu, ubwo si Imana yo uzayihongoka imbere ute? Ni ukuvuga ngo rero hari umwuka w'ibinyoma umaze gukwira mu madini menshi, kuko abantu banze gukunda ukuri ngo bakizwe. Imana batoke nimukomeze mugotomere. Rero imikoro Antikristo mu gihe cya kabiri tumaze igihe turabyiga, aho twabonye uburyo akora, abakorana nabo n'intwaro yifashisha mu gukora. Twabonye ko ari guca mu nzego za politike z'ubutegetsi bwo mu isi. N'iriya miryango twabonye nka Illuminati, Freemasons, abajesuiti, abaroze Croix, ndetse akaza n'umuryango w'abibumbye. Aho hose ni ubutegetsi ari kwifashisha bwo mu isi, bakazana ibikorwa byiza bigira abantu umumaro mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka bibangiza. Hakaza noneho amadini, ngira ngo twayinjiyemo, aho twabonye n'idini ryitwa Buddhism, ryitwa Hinduism, idini ryitwa Judaism, ari ryo dini ry'abayuda bakiyoborwa n'amategeko ya Mose, biriya bitabo bitanu bya Mose, kandi Yesu ibyo yarabirangije. N'andi madini menshi y'ibinyoma cyangwa se gipagani ari mu bihugu bya Afurika menshi no mu bihugu bya Aziya, basenga ibigirwamana bitandukanye. Noneho hakaza noneho rero amadini ya Gikristo, harimo nka Kiliziya Gatolika ari we nyina w'abamaraya. Hanyuma amaraya zo ni aya madini yandi ya Gikristo, ariko ayoborwa n'abayobozi bayashinze, bamwe bafite inyungu za bizinesi, abandi bafite inyungu za Satani, aribo birirwa bakubita abantu hasi, babarutse ibirutsi, bakirirwa babaha za papiye muswana ngo nibagende bajye bisiga mu maso niba ari abakobwa bagumiwe ngo bazabona abagabo. Abandi bakabaha ngo bajye gushyira ku mirima yabo kugira ngo imirima yere, uburyo bw'imihamuro. Bega ni ibintu ubona bya gipfumu. Abandi bakabaha amazi, abandi bakabasiga amavuta arimo imyuka mibi, ari amazi banyweye akaba ari imyuka mibi. Ayo ni amadini yashinzwe n'abakozi ba Satani, bakorana n'izindi mbaraga za Satani. Abazunguza imiswara abantu bakikubita hasi muri ubwo buryo. Rero uwo ni umwuka Antikristo uri gukora mu buryo bw'amayoberane, kuko bari twaziyobokamana, abayoboki babo nabo babibona, kuko bashakaga Imana bakagira ngo ni Imana nyamana, kombe barimo barangizwa ubugingo bwabo. Aho ni mu buryo bw'amayoberane, kuko ntago bapfa kumenya niba ari Imana cyangwa ari Satani. Uyu munsi turashaka kugaruka noneho ku mikoro ya Antikristo mu gihe cye cya gatatu. Imikoro ya Antikristo mu gihe cya gatatu azakora ati? Ubu ni iki gihe ni ikihe? Igihe cya gatatu cya Antikristo cyo gukora kwe ni igihe itorero rizaba rimaze gukurwa mu isi rizamuwe. Aha noneho akaba ariho azakora ku mugaragaro, isi yose ikamubona, kandi intego ye hazaba arimo gutusha cyangwa se gupusha ni ku ishyanga rya Isiraheli. Kuko kugeza uyu munsi n'ubundi abantu bose badakijijwe bari muri Satani. Antikristo rero ntafite intego cyane yo kwereka ab'isi, afite intego cyane yo kwereka Isiraheli. Kuko Isiraheli twabonye ko mu Baroma igice cya 11 umurongo 28 Pawulo yavuze ngo kubw'ubutumwa bwiza bahindutse abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko kubwo gutoranwa n'Imana bayifite igikundiro ku bwa basekuruza. Ni ukuvuga ngo uhera ku murongo 25 twabonye ko hari igihe Imana yagennye cy'itorero ku banyamahanga, n'icyuzura umubare w'abanyamahanga wuzuye mu itorero, agakiza kazava mu banyamahanga kajye mu Bisiraheli. Kuko uyu munsi benshi barahejejwe mu gakiza, niyo mpamvu batemera iby'agakiza. Ubu abantu barirwa bajya mu gihugu cya Isiraheli bajya kureba ngaho Yesu yavukiye, bakajya i Betelehemu, bakajya i Nazareti, bakamanuka bakajya ku nyanja ya Tiberiya, bakajya i Yerusalemu, bakajya hehe kuri Yorodani Yohana yabatirijeho byose. Ariko abisiraheli babifata nka, navuga ngo ni amateka, ni uburyo bwo kwinjiza amafaranga. Ahubwo abanyamahanga bajyayo abisiraheli barabaseka, bakavuga ati ntacyo, reka twirira amafaranga mukomeze muyatuzanire. Ariko noneho hari igihe kizagira abisiraheli baha agaciro ibyo bintu. Niyo mpamvu twabonye rero mu Baroma 11:25 havuga ngo, Pawulo yaranditse aravuga ngo, bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiye imitima, ariko si bose. Kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse, nibwo abisiraheli bose bazakizwa
nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranije ubwo nzabakura mu ibyaha. None umurongo 28 akavuga ngo kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko kubwo gutoranwa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa basekuruza. Urumva ko rero hari igihe nabo bazumva ubutumwa bwiza, hari igihe nabo bazakira Yesu bose, Abisirayeli bose. Uyu munsi turi kubona Abayuda gusa, ariko ya miryango 10 ya Isirayeli ntabwo iboneka, kuko twarabyize tubona ko mu gihe cy'uwitwa Rehobowamu n'uwitwa Yerobowamu mu gitabo cy'Abami, nkuko tubona ko iyi miryango ugeze gusenyuka, umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini ugasigara i Yerusalemu mu majyepfo y'i Galilaya, hanyuma imiryango 10 ikajyanwa mu majyaruguru ya Yerusalemu ahitwa i Galilaya. Iyi miryango 10 yaje kwivanga n'abanyamahanga, kandi mu gihe Isiraheli yacirwagaho iteka kuko Imana yarabivuze, iyi miryango 10 yarazimiye. Ubu imiryango tubona ni ya miryango 2, uwa Yuda n'uwa Benyamini, ariko Benyamini nawe ntago avugwa cyane, havugwa umuryango wa Yuda. Batawutse ejo muri 48 nyuma y'intambara ya kabiri isi yose, hashize imyaka 3 irangiye, ubwo Hitler rero amaze kubakorera jenoside akica miliyoni 6 z'Abayuda. Nibwo rero batangiye gutaha iwabo, nanone kandi umuryango w'ibungi bigizemo uruhare. Mu by'ukuri abantu bari muri Isiraheli ni umuryango w'Abayuda wivanze n'umuryango wa Benyamini, ariko wa Yuda niwe uvugwa cyane. Iriya miryango 10 yo ntabwo ivugwa kuko nta nubwo igaragara, ariko hari igihe izagaragara bazongera bakavaho batataniye, kuko hari Abisirayeli batataniye muri Afurika y'Amajyaruguru. Hari igihe rero bose bazatahuka, kandi bazatahuka mbere y'uko itorero rikurwa mu isi, bazagenda n'ubu bagenda bataha, kuko n'urusengero rwabo rwasenywe na Titusi muri 70, bo ubwabo barabyivugira ko ibikoresho barabifite. Herode rero yarwubatse imyaka 46. Tubisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 2 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 25. Urusengero rwubatswe imyaka 46. Abayuda bavuga ko ibikoresho babifite bashaka kuzarwubaka umunsi umwe ukarangira, kubera noneho tekinoloji bamaze kugiraho bitandukanye n'ibya kera, kuko itorero rigomba kuzagarukana na Yesu rije kwima ingoma y'imyaka 1000 risanga urusengero ruhari. Ni ukuvuga ngo rero igihe cy'imikorere y'Antikristo cya gatatu ni ugukora kwe ku mugaragaro, ariko cyane ntabwo azaba aje kwiyereka abanyamahanga, kuko n'ubundi benshi baramuzi bakorana nawe, ahubwo arashaka kurwanya Isiraheli kugira ngo ubutumwa bwiza batazabwakira. Niyo mpamvu twabonye ko Antikristo hari abagiye bamuhagararira bakamusemboreza, nk'uwitwa Antiochus Epifano wa 4 wimye ingoma akayobora ubwami bw'Ubugiriki mu mwaka w'175 mbere y'ivuka rya Yesu. Aza gusimburwa n'undi nanone waje gukurikiraho nanone wimye mu mwaka w'135 apfa mu 129, ariwe Antiochus Epifano wa 7. Abo rero bakaba barahanuwe n'umuhanuzi nyine mu gice cya 8. Yesu aza kugaruka none muri Matayo 24 umurongo wa 15, agaragaza ko hari undi uzakora ibyo, nawe uzaba uhagarara Antikristo uzaza mu minsi y'imperuka, ariwe Titusi. Aho yavuze ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel ryagazayera, aravuga ngo bisoma byitondere. Yashaka kuvuga ko Titusi azaza agakora nk'ibyo Antiochus Epifano wa 4 yakoze, kandi agasohoza nk'ibyo Antiochus Epifano wa 7 yakoze, kandi agasohoza nk'ibyo Antikristo azakora mu minsi y'imperuka. Rero Antikristo azaza akora nk'ibyo abo bakoze, abo baramusemburizaga. Arahari, azaboneka, azigaragaza. Uyu munsi turashaka kuza kureba uburyo Antikristo azaboneka, azava he, azaturuka he, kugira ngo agaragare no isi yose mubone. Ariko ashaka Isiraheli kugira ngo ababuze ubutumwa bwiza bwari bugiye kubajyamo batazakizwa, kuko hari igihe ubutumwa bwiza bazabwemera nabo, kuko uyu munsi ntabwo babwemera, kuko nibemera ko Yesu yaje mu isi n'ubu baracyagenda mu mategeko ya Mose, baracyatamba ibitambo,
ya maturo yose nibyo bakirimo, idini rya Judaism. Bahora bavuga ngo Mesiya uzaza ryari, ngo dukize igitugu cy'aba bantu bahora baturwanya, Abanyepalestina. Baririra ku gikuta cya rwa rusengero, nibo bahora baririra. Rero n'ubu baracyategereje Mesiya ko azaza. Yaraje ntibamwemera. Rero Imana yateguye ko hari igihe ubutumwa buzabajyamo, igitoro izaba rivuye mu isi, kuko twabibonye hariya mu Baroma igice cya 11 umurongo 25 kugeza ku murongo 29. Aha rero mu gihe cya gatatu cy'imikoro Antikristo ku mugaragaro, uti bizaba ryari, bizagenda gute? Twibukiranye ko twize ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 9 kuva ku murongo 20 kugeza ku murongo 27. Aho twasobanuye buriya buhanuzi bw'ibyumweru 70, tubona uburyo marayika Gabriel yasobanuye Daniel abigabanyije mu byiciro bitatu, amubwira n'ibizakorwa muri ibyo byiciro. Twabonye ibyumweru 7 ibyagomba gukorwamo bihwanye n'imyaka 49, tubona ibyumweru 32 ibyagomba gukorwamo kandi aho Mesiya agomba kuvukira. Hanyuma dusoreza ku cyumweru kimwe cyuzuza 70, aho twabonye ko cyagomba kwimamo ingoma kwa Mesiya, hanyuma akarimbura abanyabyaha, akimana ingoma n'ishyanga rya Isiraheli. Imana akaba ari ryo ibyazamo umusaruro w'abantu bagwira mu isi bayubaha, ubwoko buzayubaha. Hanyuma ibyo akaba ari byo Abisirayeli bibwiraga, ariko umugambi w'Imana atari cyo yashakaga, ahubwo ashaka Abisirayeli ari bo bazakwiza ubutumwa mu banyamahanga bose, bagahabwa ubutumwa bwiza. Yesu aje rero muri cya cyumweru kimwe agomba kwimamo ingoma, ntabwo yimye ingoma, ahubwo yahise asiga intumwa ze, azohereza umwuka wera, azibwira ko zikwira isi yose, zikamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami, bakamenya ko umucunguzi yaje mu isi, hanyuma agacungura abari mu isi, abavutse bose mu ngoma uko zagenda zisimburana, cyangwa se uko ibihe bizagenda bisimburana mu majenerasiyo atandukanye, bakazaza bizeruwe kubw'ubutumwa bwiza buzakomeza kwamamazwa mu isi yose, n'umwuka wera akomeza kubuhamirisha ibimenyetso n'ibitangaza. Rero icyo Abisirayeli bibwiraga cyo cyabaye, na cya cyumweru kimwe byagomba kugisohora ntibyabaye. Ariho twabonye ko itorero riri hagati y'ibyumweru 69 n'icyumweru cyuza 70. Icyo cyumweru ntikiratangira, ahubwo itorero ririmo aho hagati, akaba icyo gihe cyitwa igihe cy'ubuntu, kuko iki cyumweru ibigomba kugisohoramo n'ubundi ni ukuza kwa Kristo. Reka mvuge nibuza nk'ibintu bigeze kuri 6 bigomba kuba muri iki cyumweru. Icya mbere ni uko agomba gusohoramo kugaruka kwa Kristo. Icya kabiri ni uko agomba gusohoramo imikorere Antikristo mu gihe cye cyo gukora ku mugaragaro. Icya gatatu ni uko agomba gusohoraho umubabaro ukomeye ku Bisiraheli, hagomba gusohoramo icyo bita Grande Tribulation, umubabaro ukomeye ku Bisiraheli. Icya kane ni uko hagomba gusohoramo gupimirwa imirimo ku itorero. Icya gatanu ni uko hagomba gusohoramo ubukwe bw'umwana w'intama. Ni 5, muranyihangana nayo muzi 6 ariko ni 5. Ni ukuvuga ngo iki cyumweru rero kigomba gutangirana no kugaruka kwa Kristo. Yesu ubwo azaba agarutse avuze ngo birarangiye, ahagurutse ku ntebe y'imbabazi, nibwo iki cyumweru kigizwe n'imyaka 7, nkuko twabibonye ko Imana agiye ifata umunsi kawuhanya n'umwaka. Bira byumweru 70 bikaba bihwanye n'imyaka 190, ufata 7 ugakwa 70. Ubwo rero iyo tuvuze icyumweru kimwe tuba tuvuze imyaka 7. Ni ukuvuga ngo iyi myaka 7 twabonye ko muri Daniel ibice 9:27 marayika yisobanurira Daniel, yamubwiye ibizakorwamo, ariko ayigabanyamo ibice 2. Agaragaza ibizakorwa mu myaka 3 n'igice ya mbere, agaragaza n'ibizakorwa mu myaka 3 n'igice ya kabiri. Marayika aramubwiye ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati. Urumva ko hano ahise agaragaza ngo nikigera hagati ubwo n'imyaka 3 n'igice. Azabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza kwibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Ni ukuvuga ngo imyaka 3 n'igice ya mbere Daniel asobanuriwe ko uyu mutware ari we Antikristo azasezerana isezerano rikomeye hamwe n'abantu. Ubwo iryo sezerano tuzarigarukaho turebe iryo ari ryo.
hanyuma iryo sezerano bazaryubahiriza kuko bazaba bumva ari isezerano ryiza. Noneho ngo icyo cyumweru nikigera hagati ubwo n'imyaka 3 n'ice ya mbere irangiye, icya kabiri kizakurikiraho ngo azahita abuzanya ibitambo n'amaturo. Hanyuma mu kubuzanya ibitambo n'amaturo ntabwo ibyo bireba abanyamahanga, ahubwo birareba ishyanga rya Isiraheli, kuko Abisiraheli twabonye ko aribo bagitamba ibitambo, bagitanga amaturo, bagikomeje ya mihango yose igaragara mu isezerano rya kera mu mategeko ya Mose. Ukuvuga ngo imyaka 3 n'ice irangiye azahita ajya mu Bisiraheli bati rero muhagarike, ibyo tuzabigarukaho rero. Noneho ngo mu kubyanga rero Abisiraheli babyanze, azifashisha icyo kintu mu kutangira mu kubarimbura, mu kubarindimura bica urupfu n'agashinyaguro. Niyo mpamvu bavuze ngo umurimbuzi azahita aza ku ibaba ry'ibizira. Ni ukuvuga ngo Antikristo kuko azifashisha kuzana ibizira ku Bisiraheli akuyeho igitambo n'amaturo, azazana ibizira mu rusengero rw'i Yerusalemu cyangwa se mu mihango y'Abisiraheli. Noneho ibyo bizira nibabyanga nibwo azabarwanya. Niyo mpamvu bavuze ngo umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira. Ibyo bikazaba mu cyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice ya nyuma. Noneho twatuvuze ibintu 5 rero bizaba muri iki cyumweru kizwe n'imyaka 7. Tubonye ko Yesu naza agarutse, iyi myaka 7 izaba itangiye isaha ya mbere, umunsi wa mbere, icyumweru cya mbere, ukwezi kwa mbere, umwaka wa mbere kizaba gitangiye. Ubwo Antikristo noneho nibwo azaba aje ku mugaragaro, kandi ni igihe nyine itorero Yesu azaba arikuye mu isi. Kuko Pawulo twabonyeho abivuze hari mu Batesalonike urwandiko rwa 2 ibice 2 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7 cyangwa se kugeza ku murongo wa 8, aho Pawulo avuze ngo ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, none muzi yuko ikimubuza kuza ari kugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Uwo ni Antikristo nyine. Ikimubuza kuza kugira ngo azahishurwe mu gihe cye ni ikihe? Aravuga ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Uyabuze ubu ni uwuhe? Ni ukuvuga ngo amayoberane y'ubugome bwa Antikristo ariho. Arakorera mu nzego za politiki z'ubutegetsi bw'isi, arakorera mu madini, arakorera muri siyansi, arakorera muri filozofi, arakorera mu bwenge bw'isi bwose twirwa tuvoma. Aho hose niho amayoberane y'ubugome bwa Antikristo arimo kubera, bamwe bakanabizira bagapfa. Noneho aravuze ngo rero muzi ko nababwiye ibyo nyine kumwe namwe yuko ikimubuza kuza ari kugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Ikimubuza kuza rero kigatuma n'amayoberane y'ubugome ye adahishurwa neza ni itorero rya Kristo riri hano mu isi. Kubera iki rero? Itorero rya Kristo riracyahari kuko Yesu ntararicyura. Nubwo ari bake ariko barahari, kandi bazi imikorere ya Antikristo. Niyo mpamvu birirwa bayigaragaza abantu ntibabyiteho. Noneho rero aramutse agaragaye akigaragaza, noneho itorero ryahita ritungira agatoki abari mu isi yose ati dore nguyu twababwiraga, mwamubonye, dore nguyu, dore n'ibikorwa bye, mu mucunge, dore ibimuranga, dore ibimuranga. Ntabwo rero ashobora kwishura itorero rya Kristo rigihari, kuko itorero rya Kristo rifite amaso rirabona, rifite amatwi rirumva. Kubera iki? Ijambo ry'Imana tubwira ko Yesu ari we mutwe w'itorero. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 18 hatubwira ngo niwe mutwe w'itorero, niwe torero, kandi niwe tangiro n'imfura kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abo wa mbere uhebuje byose. Niba Yesu ari we mutwe w'itorero rero, bivuga ngo itorero rifite amaso rirabona. Yesu arareba Antikristo, aramureba. Abakristo bafite amaso barabona Antikristo aramutse yigaragaje, bahita bamwerekana, bakamwereka abami bo mu isi, bakamwereka abatware bo mu isi, bakamwereka abaturage b'isi, bababwira ati twakomeje kumubabwira kuko ibyo byari mu marenga, none dore nguyu rero. Kubw'iyo mpamvu rero agomba gukomeza gukora mu buryo bw'amayoberane kugeza igihe kimubuza kuza gikuweho, ari ryo torero.
Itorero rero nirikurwa mu isi, antikristo azahita aza ku mugaragaro, akaba ari cyo gihe cye cya gatatu cyo gukora kwe ku mugaragaro, akigaragaza. Hanyuma rero mu gihe Yesu azaba aricyuye, azahita nawe aboneka. Tugiye kureba rero uburyo azaboneka. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 49 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Hanyuma turasoreza mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 17 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18. Reka dusome twumve. Yuda, bene so bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe. Bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse mwana wanjye uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore, ninde wayivumbura? Umurongo wa 10. Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza. Dusoreze mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 15 tugeze ku murongo wa 18. Haravuze ngo nuko arambwira ati, ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ya mahembe 10 wabonye na nyamaswa bizanga maraya uwo bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwike akongoke. Kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama, no guha inyamaswa ubwami bwabyo, kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Wa mugore wabonye niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Umurongo wa 17 ndagira ngo tuwumvikaneho buri wese awumve. Umurongo wa 17 uravuze ngo, kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama, no guha ya nyamaswa ubwami bwabyo, kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Antikristo mu kuza kwe mu isi, ndashaka kuvuga nibuza nk'ibintu bitatu azifashisha mu kuyobora isi, cyangwa se 4. Icya mbere, mu kuyobora isi azifashisha icyo bita politike. Mu yandi magambo ni political leaders, antikristo. Icya kabiri, azifashisha ikorana buhanga. Murabona ko tekinoloji niyo isi iri kugenderaho, kandi na bwa butegetsi na ya miryango yose ikorana na Satani niyo bari kwifashisha mu kugira ngo babashe kuyobora isi, bayikontorore uko babishaka. Ni tekinoloji. Impamvu mfite umuvuduko wihuta cyane. Azifashisha tekinoloji, ikorana buhanga. Icya gatatu, azifashisha amafaranga, ibirebana n'ubukungu, niwe uzaba bifite mu biganza bye ubukungu bw'isi. Icya kane, nuko azifashisha idini, iyobokamana. Ngira ngo twagiye tuganira aho twagiye tubona ko kuva kera kose, nk'uko Imana ifite ubuyobozi bwayo ikagira n'iyobokamana ryayo, niko Satani nawe yagiye yifashisha ubutegetsi bwo mu isi, kandi bukorana nawe bukayifashisha politike ndetse n'ibirebana n'imyemerere cyangwa se iyobokamana. Azaba afite rero idini, kuko isi yose azaba igizwe n'idini rimwe. Aha ngaha abantu benshi bakunda kuvuga ngo ecumenism. Ecumenism ari bwo bumwe bw'amadini cyangwa se urwiyunge rw'amadini. Iki kintu kizagira imbaraga cyane igihe itorero ryavuye mu isi, kuko mu gihe itorero kiri hano mu isi, ntabwo itorero rishobora kwifatanya n'amadini. Amadini yazihuza, ariko intego yabo ni ukugira ngo abantu bose bitirwe izina rya Yesu nabo bivange. Murabona ko uyu munsi barabigerageza, ubona basa nkaho bamaze kugera ko ntibarabigeraho neza, kandi ntabwo nzi ko bizakunda. Kuko niba bamwe bavuga Kristo, abandi bakavuga Muhamadi, abandi bakavuga Buddha, bizagorana cyane kugira ngo babihurize hamwe, bizaba bigoye cyane. Iki kintu kizuzura neza igihe itorero ryavuye mu isi. Ni ukuvuga ngo isi izaba igizwe n'idini rimwe,
kandi igizwe n'ifaranga rimwe ari ryo riyoboye isi. Kubera icyo ari ifaranga rimwe, ni uko ubutegetsi bwose buzaba buri mu maboko ya Antikristo. Nta kuvuga ngo igihugu ngo kiriyoboye ngo ifaranga ryacyo, oya. Murabona nk'ubu ngubu iyo ubyitegereje ubona ibi bintu bisa nkaho tugenda tubyinjiramo, icyo bita cryptocurrency. Ibi bintu byaje byitwa cryptocurrency. Murabona ko hari ifaranga ryaje ryitwa Bitcoin. Iki giceri cyitwa Bitcoin ngira ngo uyu munsi gishobora kuba kigeze, mu minsi yashize ngira ngo cyari kigeze ku bihumbi birenga 6 by'idolari. Ubwo ni ibihumbi 60 mu manyarwanda. Iki giceri kirimo kujya kigira imbaraga mu isi, aho abantu benshi barimo kugitunga agatoki ko gishobora kuba ari cyo azifashisha. Kuko Bitcoin ntabwo yemewe mu bihugu byo mu isi, ariko kandi iranakoreshwa mu bihugu. Aho wajya hose ushobora kuyikoresha. Ibi tuzabigarukaho ku birebana na Bitcoin ndetse no kuri kinyine twatuvuze icyo bita cryptocurrency. Ariko icyo dushaka kwerekana ni iki ngiki, nuko Antikristo n'ibyo bintu bine azifashisha mu gihe azaba agaragaye itorero rivuye mu isi. Kuko uyu munsi itorero riramubuza kuza, kandi nta yindi mpamvu rimubuza kuza, nuko aje ryamutangariza abatuye isi bakamumenya. Icya kabiri, kubera umuriro w'itorero n'imbaraga ziririmo zamutwika, ntago yabasha gutinyuka guhinguka mu mbaraga z'umuriro w'itorero. Kuko itorero rya Kristo ryuzuye umwuka wera, kandi umwuka wera ni umuriro. Abaheburayo ibice 12 umurongo 28 no 29 haravuga ngo niki gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana, kugira ngo tubashe gukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha, tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Uzasome. Kubera ko Imana ari umuriro ukongora, kandi twaba tubona ko Yesu, Imana n'umwuka wera bose ari umwe, kandi umwuka wera akaba yaroherejwe mu itorero, Yesu ari we umwohereje, bivuga ngo itorero ubwaryo ni umuriro. Kandi n'izina rya Yesu ririmo ubutware tuma Satani adashobora guhinguka ku bantu bari kurivuga. Antikristo rero kuko atazaba akoresha ubutware bwe, ahubwo azaba akoresha ubutware ahabwa na Satani, bivuge ngo ntiyahinguka kwigaragaza itorero ikiri mu isi, kuko ntago yabishobora. Ari gukoresha umwuka we uri mu bantu, mu nyamaswa abantu, mu butegetsi, mu miryango ikomeye yiyemeje gucuruza ubugingo bwayo ikuzimu, mu bahanzi, mu itangazamakuru, mu burezi, hose Satani arimo kuhakorera. Ariko akoresha icyegera cye cyitwa Antikristo ari we mwana we, hanyuma nawe akaba ari umwuka ari gukoresha agenda bashyiramo mu madini, birebana n'iyobokamana. Ntabwo rero yakwigaragaza. Ngibyo ibintu binazayoboza isi naza igihe azabaje: politike, ubuyobozi, ifaranga, ndetse n'imyemerere cyangwa se iyobokamana, idini. Nukuvuga ngo ndashaka kuvuga nibuze ibintu 3 bizabaho mu myaka 3 n'igice y'icyiciro cya mbere, muri ya myaka 7 twabonye izatangirana nuko Yesu azaba agarutse. Imyaka 3 n'igice y'icyiciro cya mbere, aho Daniel yatweretse ko azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, cyagera hagati akabona kwinjira mu cyiciro cya kabiri abuzanye ibitambo n'amaturo ku Bisiraheli. Icyiciro cya mbere cy'imyaka 3 n'igice tubonye ko azigaragaza, azaza ku mugaragaro. Ariwo tugiye kureba ahantu azakomoka twishingikirije ku magambo tumaze gusoma hano muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo icyiciro cya mbere kirimo kuzamurwa ku itorero, kabiri kikaba kirimo kuza kwa Antikristo no gukora kwe ku mugaragaro, gatatu kikaba kirimo gupimirwa imirimo ku itorero. Ibi bintu tuvuze bigeze kuri 3 bigomba gusohora muri iki cyiciro cya mbere cy'imyaka 3 n'igice ya mbere ivuzwe muri iriya myaka 7, ari cyo cyumweru kimwe. Turashaka no gusobanura rero Antikristo azakomoka he, azaboneka te, bizagenda gute. Amagambo dusomye hano mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 49 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10, wenda mvuze gato ku mateka ya Yakobo n'abana be. Bibiri twereka ko Yakobo yabyaye abana 13, hanyuma umwana wa 13 akaba yari umukobwa witwa Dina, we nagakunda kuvugwa cyane. Yakobo amaze gusaza
nk'uko mu migenzo yabo yabimenyerewe, nuko umubyeyi yaga gusaza yahamagaraga abana be akabaraga. Niko guhamagarira abana be rero, ahera ku w'imfura Rubeni aramuraga, amubwira, amuha umugisha w'ubuzima bwe, akomeza kugeza ubwo agera ku wa gatatu ari we Yuda. Ageze kuri Yuda yamuhesheje umurage, cyangwa se yamuhaye umurage ari wo mugisha urebana n'ubutware kuri bagenzi be cyangwa se ku bavandimwe be. Niwe yahaye inkoni y'ubutware, niwe yahaye gutegeka no gutwara abavandimwe be, kugeza ubwo mu buhanuzi yamuhaye, kuko ibyo yabaga avuga bwabaga ari ubuhanuzi. Mu kuba ari gusobanura ubutware bwa Yuda, yageze no kuri Mesiya Yesu uzakomoka kuri Yuda, aho tubonye ku murongo wa 10 yavuze ngo inkoni y'ubutware ntizava ku bitugu bya Yuda, kandi ntizava ku birenge bye nyirayo atari yaza. Nyirayo bagomba kuzaza kugira ngo Yuda yamburwe ubwo butware no buhabwe. Uwo nyirayo, nyirinkoni ninde? Ni Yesu. Kuko niyo dusomye mu Byahishuwe igice cya 5 umurongo wa 4 haravuga ngo wirira, niko Yohana yabwiwe, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amenye ibimenyetso bintu bigifatanyije. Yesu rero akomoka mu muryango wa Yuda, niwe waje gufata iriya nkoni y'ubutware. Ubu niwe mutware, ubutware bw'abayuda niwe abufasha. Ariko tugiye rero mu muhango w'abayuda, kuko kugeza uyu munsi bo baracyari mu mihango yabo, ntabwo baremera ko Mesiya yaje. Ni ukuvuga ngo nk'uko n'ubundi ubutware bwakomoka kuri Yuda, Abisirayeli kuva kera bayoborwaga n'ubutware bwa Yuda, cyangwa se umwami wese, umutware wese wayoboraga Isirayeli yagomba kuba akomoka mu Bayuda. Usomye mu bitabo by'ingoma, mu bitabo by'abami, nuko ubwami bwayoboye Yerusalemu mu majyepfo y'i Galilaya bwabaga ari ubwami cyangwa se abami bakomoka ku Bayuda, kuko n'ubundi umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini niwo wari Yerusalemu mu majyepfo, hanyuma ya miryango 10 yari mu majyaruguru. Rero ubwami bwa Yuda bw'i Yerusalemu, abami bose bayoboye bagomba gukomoka mu muryango wa Yuda. Kugeza n'uyu munsi tubona ko batahutse ejo bundi muri 48 nyuma y'intambara kabiri isi yose. N'ubu minisita uriho ni umuyuda. Nta muntu ushobora kuyobora muri Isiraheli atari umuyuda. Ubu noneho tekinoloji bagezeho, kuko Abisirayeli n'ubu baracyatahuka nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ko bagomba kubanza bagatahuka bose Yesu akagaruka. Umuntu wese utahutseho mu Isiraheli atashye iwabo, ubu afite akamashini bagukozaho kagahita kagaragaza ibisekuruza by'iwanyu byose ku murongo, gatangirira ku gisekuruza uvukaho kagagenda gasubira inyuma, kanaka wo kwa kanaka, kanaka wo kwa kanaka, kanaka wo kwa kanaka, kanaka wo kwa kanaka, kugeza ubwo kagenda kakagusha ku gisekuruza ukomokaho. Niba ari kwa Yuda kagazaho ngo kanaka wo kwa Yuda, cyangwa kwa naka wo kwa Benyamini, cyangwa kwa naka wo kwa Dani, cyangwa kwa naka wo kwa Manase. Bagahita bamenya ngo uyakomoka mu Bayuda. Ubu ngubu agomba kubarwa mu Bayuda, ku buryo turamutse dushatse umutware utwara muri iki gihe, minisitiri ashobora kuba uyu munsi. Rero n'ubundi minisitiri uyoboye muri Isiraheli ni umuyuda. Ubutware rero, ubuyobozi bwose ku Bisiraheli bukomoka kuri Yuda, nk'uko Yakobo yari yarabivuze mu murage yatanze mu bana be yabahaga. Umugisha yahesheje Yuda ni umugisha w'ubutware. Niyo mpamvu kuva kera uwagomba kugenda ayobora Abisirayeli agomba kuba ari umuyuda. N'uyu munsi niko bimeze. Turashaka kureba rero Antikristo, ko twabonye ko agomba kuza apusha ku Bisiraheli. Twabibonye mu Baroma ko ubutumwa bugomba kuzongera bukabagarukira. Twarabibonye mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cya 12 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 14, ndetse n'igice cya 13 kuva ku murongo wa 1. Twabonye ko igitoro ryavuye mu isi agakiza kazava mu banyamahanga gasubira mu Bisiraheli, nabo bakizera wa wundi. Ariho bazavuga ati birashoboka koko abanyamahanga
uriya bizeraga twapingaga niwe Mesiya kuko yabacyuye, biragaragara ko yaba ari we. Ubwo rero niho bazahabwa umutima w'imbabazi, bagahabwa umutima wo kwinginga, bakababarirwa n'Imana. Kuko ubu nta mutima w'imbabazi bafite. Iyo tuvuze ngo umutima w'imbabazi, nuko mu mitima yabo Imana yabakuyemo ikintu cyitwa gusaba imbabazi. Mu mitima yabo Imana yabakuyemo ikintu cyitwa kwinginga. Icyo gihe Itorero rivuye mu isi nibwo bazongera basubizwa umutima wo gusaba imbabazi, basubizwa umutima wo kwinginga, kandi nabwo Imana izabumva. Kandi icyo gihe umwisirayeli wese azakizwa, umuyuda wese azakizwa. Mu Baroma 11 umurongo 25-28, aho Pawulo yavuze ngo bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiye imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse, nibwo abisiraheli bose bazakizwa. Ngo nk'uko byanditswe, ngo byanditswe hehe? Byanditswe mu mategeko ya Mose, byanditswe mu bahanuzi. Ngo nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo ko tubaha Imana. I Siyoni ni muri twebwe abanyamahanga mu itorero. Hanyuma rero kuva i Siyoni ni igihe itorero zaba rivuye mu isi, agakiza gasubiye mu Bisiraheli. Nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo ko tubaha Imana kose. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranije ubwo nzabakuramo ibyaha. Urumva ko rero bafite isezerano ry'uko ari Imana izabakuramo ibyaha. Noneho umurongo 28 akavuga ngo kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu. Ubwo ni kuri twebwe abanyamahanga. Ngo ariko kubwo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundo ku bwa basekuruza. Ubwo basekuruza ni Aburahamu, Isaka na Yakobo, kubw'amasezerano Imana yagiranye nabo ko ari bizakomoramo ubwoko buyubaha. Ni ukuvuga ngo rero igihe itorero rizaba rivuye mu isi, agakiza kazabasubiramo, bongere nabo bakizwe. Icyo gihe rero Antikristo mu kuza kwe yigaragaza, kuko azaba yiyeretse abanyamahanga isi yose, kuko izaba iri muri we n'ubundi mwemera. Ku banyamahanga Antikristo azaba ari umutware wabo, bamwemera. Ariko ku Bisiraheli azaba ari Mesiya, kuko bazaba bazi ko ari Mesiya. Niyo mpamvu Yesu yababwiye amagambo yanditse muri Yohana igice ndibwira ni cya 5 umurongo wa 43, aho yavuze ngo jye naje mu izina rya Data nimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye we muzamwemera. Uwo yavugaga na Antikristo, kuko Antikristo ntabwo azaza mu izina ry'Imana, azaza mu izina rye ariko yita ko ari we Mesiya. Kandi icyo gihe abisirayeli bazamwakira, bamwemere ko yaba ari we koko. Uti bizagenda gute rero? Ni ukuvuga ngo Antikristo azajya mu Bisirayeli muri cya cyiciro cya mbere cy'imyaka 3 n'igice niyo turiho. Azajya mu Bisirayeli ababwira ati ni Mesiya rumwe mwarategereje. Uti ni yihe mpamvu azajya mu Bisirayeli? Reka nyivuge. Ari nayo mpamvu ari wo hana apusha cyane azayitajya, kuko abanyamahanga bo n'ubundi bazaba bamwemera, ntawe uzamurwanya. Kuko n'uyu munsi none nituri kuvuga ubutumwa, nuzubona abantu bakira ubutumwa ari bangahe, n'ubundi baramwemera. Niyo mpamvu Yohana nyine twabonye yavuze ngo mu rwandiko yanditse igice cya 5 umurongo wa 19, aho yavuze ngo bana bato, twebweho tuzi ko turi ab'Imana, naho abisi bose bari mu mubi. Urumva rero n'ubundi niyo yaza bazamwemera. Ariko Abisirayeli uyu munsi bafite amategeko yabo bagendera uko bakigendera muri Toha. Ibi bitabo 5 bigize amategeko ya Mose: Tangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kwa kabiri. N'ubu uyu munsi ntago bayoborwa n'amategeko y'ubutegetsi bwo mu isi, ntago bagendera kuri politike y'ubutegetsi bwa hano mu isi. Nk'uko kuva kera bagendaga ku mategeko y'Imana yabo, umuremyi w'ijuru n'isi, bahawe na Mose, n'uyu munsi bagendera ku itegeko ry'amategeko yabo yanditse muri Toha, biriya bitabo 5 bya Mose. Impamvu Abisirayeli bahoraga mu ntambara kuva kera bahangana n'abami, nuko uko abami bigaruriraga ibihugu byo mu isi, iyo bageraga kuri Isiraheli yabananiraga, bakanga kuyoboka amategeko yabo, kuko bafite amategeko abagenga Imana yabahaye. Bigatuma rero bahura mu ntambara, bababazwa iteka ryose. Ni umundi rero Antikristo naza, impamvu azabapushaho ni ukugira ngo nabo bamuyoboke, kandi bayoboke itegeko rye azaba ashyizeho, kuko izaba iyobowe n'itegeko rimwe rya Antikristo. Abisirayeli rero ntibazariyoboka. Kutariyoboka kugira ngo abafatishe nuko agomba kwiyita ko ari we Mesiya bari barategereje. Mu masezerano bafite, yaba mu buhanuzi ndetse no mu mategeko, nuko Mesiya agomba kuza
akabarwanirira, akabakiza intambara bahoramo z'abanyamahanga. Murebe intambara ihora hagati ya Israeli na Palestina. Bo bazi ko Mesiya naza ari buzahosha iyo ntambara. Muri iriya ntambara iri hagati ya Israeli na Palestina ntishobora guhagarara kugeza igihe Mesiya azazira. Bahora bamutegereje rero. Icyo gihe rero isezerano azagirana nabo ni ringiri, ari ryo Daniel yavuze ngo azagirana benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe. Azababwira ati ni ngewe Mesiya. Babwira ati niwe Mesiya, we tukuzi hehe, ubundi ukomotse he? Ko tuzi ko Mesiya agomba gukomoka mu muryango w'Abayuda. Ukomoka he? Ukomoka mu he muryango? Ko tuzi ko umutware wacu ugomba kuyobora ari we Mesiya agomba kuba akomoka kwa Yuda, ari ugomba kwakira inkoni y'ubutware bwa Yuda. Wowe urakomoka he? Reka tubanze noneho turebe Antikristo anazakomoka. Ni ukuvuga ngo iki cyigisho ni icyigisho gikomeye. Ibyahishuwe twasomye ibice 17 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18 hatubwiye ngo nuko arambwira ati y'amazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga ndetse n'indimi. Ya nyamaswa abonye na ya mahembe bizanga maraya uwo bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwike akongoke. Kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye no guhuza inama no guha nyamaswa ubutware bwabyo kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Wa mugore wabonye niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami mu isi. Umurongo wa 17 niwo nashatse kuvuga cyane, ni wa 16. Batubwiye ngo ya nyamaswa na ya mahembe 10 wabonye bizanga maraya uwo, bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwike akongoke. Kubera iyihe mpamvu? Ngo kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye no guhuza inama no guha ya nyamaswa ubutware bwabyo kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Mbere y'ibyo ni ukubanza kumenya ngo inyamaswa ivuzwa ahangaha ni iyihe, amahembe 10 avuzwa ahangaha ni ayahe, ni gute bizafata ubutware bwabyo bikongera bikabuha inyamaswa. Ese iyo nyamaswa ivuzwa n'ubundi ni iyihe? Ubwo bishatse kuvuga iki? Kugira ngo ikintu gisobanuke, aha turashaka kwinjira mu gusobanura noneho rero amavu n'amavuko cyangwa se inkomoko ya Antikristo agomba gukomoka kugira ngo azemerwe n'Abisiraheli. Kuko aramutse adakomoka mu muryango wa Yuda ntabwo Abisiraheli bashobora kumwemera, kandi nawe ntashobora kuzayobora isi Abisiraheli batarimo. Kuko nta rindi yobokamana ashaka kuzayoboza isi ritari iyobokamana riri satanike. Kuko Abisiraheli baramutse bagumanye iyobokamana ry'Imana umuremyi w'ijuru n'isi byamubangamira mu kuyobora isi. Kubera ko byamubangamira mu kuyobora isi, azifashisha mu kubereka ko ari we Mesiya, kandi Mesiya nawe agomba kuba akomoka mu muryango w'Abayuda. None niba Antikristo abaye atari umuyuda, ni gute yazatwara isi? Ntibishoboka. Agomba kuba akomoka mu muryango w'Abayuda kugira ngo Abisiraheli babashe kumwemera kuko kari Mesiya, kuko azakora ibitangaza bigaragaza ko afite ubwo butware koko. Reka mvuge ni kuko ikiganiro kiba kirekire dusubikira ahangaha, turasubukura ikindi kirebana noneho naho Antikristo azakomoka, ari naho tugomba kugaruka noneho rero ku ngingo ya mbere twatangiriyeho igitabo cyitwa Ukuri n'Ahishwe n'ubundi turi kwiga. Twabonye ko ngingo ya mbere ari kuzamurwa ku itorero kugizwe n'ibice 3. Igice cya mbere ni ukuzurwa kw'abapfuye no guhindurwa kw'abazaba bakiriho no kuzamurwa kwabo basanganira umwami mu kirere. Igice cya kabiri ni akarasisi kazabera mu kirere, uburyo abamarayika bazakura akarasisi bakusanya itorero. Hanyuma igice cya gatatu ni ubwoba ku bazasigara mu isi. Ubushize rero iyi ngingo twavuze
agace ka mbere kavugwa kuzuka ko bapfuye no guhindurwa ko bazaba bakiriho no kuzamurwa basangana umwami mu kirere. Dusimbuka ka kabiri tujya ku ka gatatu, ubwoba ko bazasigara mu isi. Kugira ngo duhuze neza rero iyi ngingo ya kabiri igizwe n'imikorere y'Antikristo mu bihe bitatu, tukaba turi ku gihe cya gatatu cy'imikorere y'Antikristo, ari cyo gihe cyo gukora ko ku mugaragaro. Tukaba dushaka kugaragaza uburyo Antikristo azaboneka n'aho azakomoka, niba ko azakomoka mu Bayuda. Tuzagaruka cyangwa se tugomba kugaruka no kuri kariya gace ka kabiri kavugwa ko karasisi kazabera hariya mu kirere ubwo itorero rizaba rivuye mu isi. Tubihuze n'imikorere ya Antikristo mu gihe cya gatatu n'aho azakomoka, niba ko azakomoka mu Bayuda. Imana iguha umugisha. Reka dusengane Imana. Icyo turi kwigiriza inyigisho ni ukugira ngo abakristo babaho mu buzima busobanukiwe ibyo bizeye ko ari ukuri. Icya kabiri ni ukugira ngo abapagani bamenye neza yuko ibyo twizeye ari ukuri kandi bigomba kubaho kandi bizasohora. Hanyuma nabo tukababwiriza ubutumwa bakizera Yesu nk'umucunguzi wacunguye abari mu isi yose, bakarokoka bakava mu mutego w'umwanzi wo kuzarimbuka. Icya gatatu ni ukugira ngo Satani tumwereke ko ukuri kwe tukuzi, kandi n'abandi nabo bamenye ko Satani yaciriweho iteka. Nubwo bamwiringira, ariko iteka yaciriweho ari kuzarimbuka. N'abamukurikiye bagafatanya nawe muri uwo mwijima we bazarimbukana nawe. Niyo mpamvu tuvuga twigisha izi nyigisho. Reka nkwinginge uwo dukurikiye ngo niba utarakizwa, iki nicyo gihe cyawe cyo gukizwa. Iki nicyo gihe cyo kumva ijwi rya Yesu. Niba wari ukijijwe ariko ukaba ubibamo uri umupagani wo mu madini, ukaba utizera ijambo ry'Imana rivuga ngo uryemere nk'ukuri, iki nicyo gihe cyawe cyo guhinduka. Niba wari ukijijwe ukaba warasubiye inyuma, iki nicyo gihe cyawe, kuko umwami Yesu agiye kugaruka. Satani ari gukorana umuvuduko we, ukabona ko nawe igihe kimushiranye. Mwari muzi ko nawe mu nama ahora abwira ingabo z'ababwira ati mukore vuba, wa mugabo nababwiye, wa mugabo agiye kugaruka, mugire vuba tubone tuzisasira. Reka ngusengere. Imana iguha umugisha. Mana, turagushimiye kubwira ijambo ryawe ryiza wari utugejejeho. Turagusaba ngo ukomeze kubana na buri wese, kandi uwakire Yesu aka kanya, Mana umukomeze, uzamurinde gusubira inyuma, kandi imbaraga z'Imana zakomeze kubana nawe kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe. N'uzaba utaragaruka avuye mu isi agende kubaha, kandi niba unagarutse uzasanga kwiteguye. Uwari ukomeye mu gakiza akagwa, wongere umubyutse. Uwabivangavangaga mu gakiza kubw'ubutumwa bwiza arimo kumva, umuhindura akizwe neza. Ndagushimiye ko mvise gusenga, byamujenize mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha mwene data, dufashe gusharinga ubutumwa bwiza bukomeze kwamamazwa mu isi yose. Amahoro y'Imana abane. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba. Nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Abrahamu.